izi video abantu bazitondere sibyo uti barazitondera gute yego zira video bazikoraga nubwo bamusanganya ama CD ama laptop arimo ayo donc bazikuye muri laptop na telefone uri kumva abazikoranaga nawe barabagore bazikoranaga nawe bamwe babonye batangiye kwiyahura bazikoraga babizi ko hariho amashusho babaga babizi noneho nabonye ngiye video nk'eshatu uri kumva uburyo babikoramo babikoraga bafite bari gukora imihango donc bari kuvuga amagambo yo gutongera kubera donc uburyo uri kugumya uyireba urabona mwisi y'umwuka habaye icyo bita ama reflexion uri kumva rona nka kuno ufata indorerwamo ukayishyiraho urumuri ukongera ukakugarukira yego mwisi y'umwuka ino mitongero ikora reflection muri mind noneho rero isi y'umwuka iri kubispreadinga cyangwa se iri kubyamamaza mu mbaraga zo kugira ngo donc abantu batangire banabishyikire babyakire bumve ko ari ibintu bibaho batangire bamenye ko bibaho donc isi y'umwuka itoranya yarafite iyo myuka exactly itoranya umuntu uri empire donc babyita gukora empire ubwami mbega ubwami sibyo hari n'abandi bapfumu bagiye batandukanye nko muri Nigeria babayo uri kumva akenshi ukajya ugiye gushaka imbaraga uri kumva bagakora biriya mihango y'isi y'umwijima buri uriya mugabo buri hakorwaga ibindi bintu by'imihamuro kugira ngo sinzi ikintu ndi kubana buri kucyumva by'imihamuro kugira ngo wa muntu wagiye gushaka za mbaraga abashe kugira gute kuzibona hari igihe rero abantu baba bahagarariye ikintu runaka twaze tuganira ku ya deep state yo muri state no mwisi y'umwuka bamo deep state umuntu ashobora kuza akabahagarariye ikintu ari nk'ingofero yacyo donc ari we kimurika sibyo ariko umwuka ubiri inyuma yabyo ukaba ari ufite imbaraga kurusha uwo muntu Satani rero hanabera mubi ahemba n'abantu bose iyo ageze igihe cyo kugukoresha igihe cyawe kirangiye cyangwa se afite indi shift ashaka gushiftinga mu bantu ahita gushyira ku karubanda kuko uriya mugabo bajya kumufata ntabwo bamufatiye ziriya video hari abantu badukurikiye bamenye n'akandi kantu buriya isi y'umwijima ishobora kudekarara umuntu nka kuri nka Baltasar bakamukura muri societe sibyo hari igihe bahimba ko afunze cyangwa se bagahimba ko yapfuye uzi ko hari impfu zihimbwa z'abantu bo mu isi y'umwijima ukabuzi ngo yarapfuye kandi bamuhinduriye ubuzima bwo kujya kwiberaho nyikize gutsuka Yesu we gukora mask yinuza ya Robert n'igifoto cyane mukaza kugishyingura ni ibintu bigoye n'ibirori mugatabara n'iki byose nkahita nihindura ikindi gihugu njya kwiberamo abantu badukurikiye abantu 400 ni benshi mujye mu rusengero rwanyu musengeramo murebe mu materaniro urushaho gusanga ari mu gihe gitoya aho none gusanga nta myaka byafashe nta myaka ushobora kuba byarafashe sibyo 400 n'abantu benshi 400 kandi noneho ari babayobozi bamwe bafite n'uburyo bwo kurindwa kuko nka mushiki wa president naga ari umuntu woroheje umugore w'umuyobozi mukuru w'igipolisi naga ari umuntu uri aho ngaho sibyo buriya ikintu kidasanzwe icyo bita kuramya kiriti ntaga abantu ikibazo ari kujya gusambana ikibazo ni umuhango wo kujya gusambana hari video nyamona birwa basprendinga ngo twabonye ngo video yakana kango n'umusifuzi mwisi y'umwuka bafite ikintu asobanura hari n'igihe abari n'igitambo umuntu yatanze kugira ngo abone indi grade abantu benshi batanga ubugingo hari uburyo bwo gutanga ubugingo hari abantu batanga ubugingo batabizi sibyo bakabugurisha ejo nabwiye umuntu ngo ubugingo buragurishwa n'abacuruzi babugurisha nibo bacuruzi ba mbere bakize aravuga ko ubyo bintu ngo bikuye musomera muri Bibiliya hari umuntu kwanza ugurisha ubugingo bwatabizi sibyo arubugurisha bizi hari n'ababugurisha babihatiwe aba bagabo rero bano bagabo n'abandi bose bari mu isi nuko uriya ari wisi y'umwijima iba yashyize hanze kugira ngo abantu babibone abenshi babikora mu gushaka kugira ngo baronke indonke y'ubutunzi cyangwa se n'icyubahiro kuko mu isi yo kugurisha ubugingo barebamo icyo bita ubutunzi n'icyubahiro rero aba ngaba n'aba Baltasar baba bikoreye aba bantu bajyaga kubiyasosiyaho benshi ngo n'abagabo babo baboherezaga yes abagabo babo none hari abantu bafata imyanzuro hari n'uwo nabonye ari gutanga ubuhamya avuga ngo nafashe umwanzuro wo kwemera kuryamana n'uyu mugabo mu nyungu zo kurinda umuryango wawe agatsinda iyi boro iyi irakoraho benshi sureba umukobwa uri mu cyumba cye umuhungu uri Burayi uri kugushuka ngo fata telefone yawe ngo fotora amabere sibyo ngo ukora aka video uri kwikinisha uri kumva please murasoza inkuta zawe wenda nta kamera ziriho ariko akakanyagwa
birabitse one day bizaza kugira ngo bibone uko ugurisha ubugingo neza. Iyo umuntu ibitekerezo bitamufashe uri kumva amafaranga namufate isi itimutegera ku gitsina. Yes, rakananya gusoza kandi ngushimira kuba wahisemo Isezerano TV. Nibyagishobora komeye cyane kuba ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nishe kuri Makita Tent Design ni hano Kimironko mu mujyi wa Kigali, na neza cyane ushobora gukorera ibiro byawe. Hano hari ihema rinini rishobora kuberamo, ushobora kwakira abantu basaga 1000, yaba ubukwe, yaba inama cyangwa se izindi ceremony zihuza abantu benshi, kandi uvuga uti nta mfite handi ho kubakirira, nakurangira kuri Makita Tent Design. Nimero fuza ibindi bisobanuro nizo ziri gutambuka kuri screen yawe. Kuri kamera kandi ndi kumwe na Prince Robert, Mungu w'Imana n'Abanyarwanda. Yego. Se kujya atari Abanyafrika. Iyo mvuze Abanyarwanda banarebye ku rurimi. Donc umuntu wese wumva ururimi. Uvuze Abanyafrika nk'abantu bo muri za Guinea Equatoriale bashaka kutanyumva, abantu bo muri za Mozambique bashaka kutanyumva. Ako burayi ugakubise akanyarwanda abari hejuru cyane, kandi uri Abanyarwanda turenze ko uzi. Yego. Uzi ko nakoze ubushakashatsi, umuntu wese uvuka ku Rwanda atashye akabatingiye mu Rwanda rwacu dushobora kujya tutajya hasi ya miliyoni nka 50 cyangwa 60. Oya 50 ni nyinshi. Ntabwo ari nyinshi. Oya rose baka Abanyarwanda bari hanze rero benshi cyane. Yego ni benshi ariko nanone se miliyoni 50 kandi ra. Ubwo za impamvu bivugiye. Ejo bundi nabonye Scovia yakiye umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Uganda, sibyo? Mbona ukuntu avuga ikinyarwanda neza. Nawe uhise umugira umunyarwanda se? Buretse gato nyine impamvu bivuze ndayizi, sibyo? Mpita mbona ko byanze bikunze abazungu u Rwanda rwacu bararupasuye. Sibyo? Ubwo rero ufasha Abanyarwanda, donc Abanyarwanda bakanyarwanda bakinyarwanda abana bazigeramo. Sujya utembera Uganda cyane. Uzi ko Abanyarwanda bari Uganda nk'abari Kampala bonyine. Oya byo hari Abanyarwanda ushobora kubazana muri umujyi wa Kigali bakawuzuramo. Kuko uziko nigeze kumara Kampala amezi 3 abagana bita na tete. Yego. Kandi nabaga muri community nini y'Abanyarwanda nini cyane. Hara na tete usanga nk'isengero zaho ari Abanyarwanda bafite bakora n'amateraniro y'Ikinyarwanda cyane rwose kabisa. Ubwo dutanze urusengero ruzuye. Dutanze urugero rwa hafi. Hafi Goma na kino gice cya Kivu yose, sibyo? Yaba Noru na Sud. Abanyarwanda Kivu ariko cyane Noru Kivu. Iyi gice kine benshi bavuga Ikinyarwanda. Yes. Rero population y'Abanyarwanda ni benshi urukumva. Rero iyo tuganira noneho kuko iyi si ya online tagira umupaka, urumva abumva Ikinyarwanda bashaka kutwumva bashobora kutwumva. Niyo mpamvu abandi Mungu w'Imana n'Abanyarwanda. Ariko none uvuze gutyo n'abarundi bukigiye wazabazana. Kandi usiye ko wenda nyine hari ibindimi n'iki abantu bose izi ndimi za Bantu, irang Bantu zose usanga hari ziko hari ibintu bavuga ukajya kumva wenda niyo bitahuza igisobanuro ariko kumva iryo jambo raryumvisha. Wacu turarifite ariko nubwo rifite igisobanuro kindi hariya ariko n'ubundi kijya gusa n'icyo natwe. Exactly. Ushaka kugefira muri za Mozambique za cyugasanga. Za Zambia hari ibintu bavuga ukumva. Hari ururimi bavuga kabisa ukaye kumva harimo amagambo uri kumva ni cyane. Yego. So rero nta umuntu wese wumva ururimi kadukoresha. Yego. Inuza yagutse. So muri Guinea Equatoriale hari Abanyarwanda bariyo? Ntago babura. Ntago babura, turabasuhuje. Abantu bo muri Guinea turabasuhuje rwose. Abantu bo kwa Theodore, perezida wa Guinea uramuzi? Yitwa Theodore. Baba bafite amazina agutsekereje wo kibyara. Witwa Theodore Obiange Ngwema Mbasogo. Buri ushaka gusanga ari nka Hakizimana, Harerimana, nk'iwe Mbasogo ushaka gusanga ari nka Barushimana. Utamenya ibyo ari byo. Rero n'umugabo uyoboye Guinea Equatoriale igihe kirekire. Siko yatangiye kuyobora muri 79. Niko bimeze se?
bivuga ko ashobora kuba ari mu baperezida rero bamaze igihe ku butegetsi kabisa. 79 ubwo ni imyaka 40 n'ingahe 45 Wema ari mu bantu bayoboye igihe so imyaka 40 tukiga primaire uzi ko muri geography bajyaga batwigisha kuvuga ngo histoire ni geography ngo c'était le président de l'Afrique. Abantu bize mu gihe cyacu nyine bavuga ngo tuvuge abaperezida ba Afrika. Theodore Ngwemo yabaga arimo ayoboye. We n'uyu wo muri Cameroon mwitandera Paul Biya. Hari abaperezida kuva na kera n'uyu munsi batarahinduka. Hari abantu bamaze ariko yo 40 ariko no Museveni se nta 7 muri za 40 na kanga. Kandi Theodore arusha Museveni ku butegetsi. Urumva no 79 Museveni ngira ngo nari muri Museveni ari muri 30 ari muri 30 n'indi. Reka 30 yari yarese tuvuze dufite twebwe ngiye navutse Museveni ari umuyobozi. Nyine n'ikindi kubwira muri 30 n'indi kuko Museveni ashaka ari ku butegetsi muri 84 niba atari na 6. Hagati ngira ngo hagati ya 38 na 39. Urumva rero ku butegetsi kabisa amugana anyway ariko usibye ko ibyo wenda ubwo nyine nawe ni ba nyiri igihugu hari igihe baraba bavuga ati uyu muntu arashoboye. Yego ko nawe ntago dukwiye kwishinga demokarasi z'abazungu ari byo byibe abantu barimo bavuga ejo bundi twari turimo abantu bari bavuga kuri aya matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukibaza ujya muri mu matora yabo ugasanga mu by'ukuri hari igihe abaturage batoye atari bo babaye perezida. Yes. Kuko bagira ibindi bintu. Bari ibindi bintu. Kandi usanga abaturage nabo baberekera amabata ariko se bundi mwaretse tukitorera. Ariko bagira ngo by'amakollege wati ibintu nk'ibyo ngibyo. In state zinizi ngo niba kukubitiye wenda ibyo bya state byo ushobora kubyumvamo gake kuko biterwa n'umubare bafite mbega ibintu bigize. Nabwo ari amajwi kuvuga ngo 271 nayo barimo ikindi. Nyine urumva niho aba ari ikibazo ufite usanga nyine demokarasi yabo nayo nyine bareka batwigisha demokarasi ariko nabo ushobora gusanga ntayo bafite. Aze ko batatwigisha republic ko batwigisha demokarasi niba twigisha demokarasi rwose demokarasi menye ba kwa Yesu ariko kwa Yesu ubundi ho buraye ibayora naho nabenya ntayibaye. Kwa Yesu systeme y'isi y'umwuka akora dictature. Misi y'umwuka akora dictature nuko emeruka bimbata point kabisa. Harana ibyo bya demokarasi biba mu isi naho ntayihaba nayo abantu bakajya urumva baraza bakatubwira ko Afrika nta demokarasi hari ahubwo wagiye wabo wabyinjira mu byo wabo ugasanga ahubwo nibo batayigira. Nayo barayivuga ku rurimi ariko ugasanga ahubwo nibo batayifite ahubwo ugasanga Afrika ishobora kuba ahubwo muri Afrika abamo mbona muri Afrika abamo demokarasi. Ushobora gusanga muri Afrika ahubwo ari hiri kurenza iwabo. Ariko nyine niba batwigisha reka twere ko byinjiramo nta nubwo ari ibyacu ubwo si wo muyoboro wacu tubireberaho gutyo. Amatora yaho wayabonye gute rero? Ku bijyanye n'abakristo ntarishimye ngewe kuko Kamara Harris rwose imirongo ye ntago ngiye nyemera. Kubera icyo utayemera? Kubera iki imirongo ye utayemera? Abonaga imirongo ye ntayemera kuba temera Imana ukumva kuba temera Imana niyemere na Kristo. Kabiri agashyigikira gukora avortement cyangwa se agashyigikira gukuramo inda. Gatatu agashyigikira intambara ziri mu isi. Rero ngewe ntago ndiyagiri nawe nge nifanira Trump rwose kandi yatsinze nyine. Trump we ibintu by'ubukristo arabyumva se? Trump arabyumva ariko se ndibyo muri amatora muri ntoza rero yo muri Amerika nayo yarasakeje. Urumva evo reka turebere hamwe sibyo. Impamvu ngiye mfa na Trump sibyo suko nyobewe ko utayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu kishingiwe n'umuyobozi w'isi sibyo. Utari muri systeme ntiwajya no kwiga mu mashuri yabo kuko buriya kugira ngo ugere ku rwego rwo kuba uri standard yo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba bafite n'amashuri bizemo bafite uko donc bateguwe ava mbere yuko tubabona kuri aba bafite ukuntu bateguwe. Ariko nanone urabona zira parti zabo politique ebyiri ira ya Republic na Democratic
donc aba republic baba bafite nuza goals zabo cyangwa se mission zabo bagenderaho n'abademokrate bakazigenderaho akenshi rero iyo bagiye ku butegetsi nizo banyuramo donc uwo muyoboro wabo niwo banyuramo suko wenda nemeranye nawo n'ubutegetsi bwabo sibyo ariko nibura intumbero cyangwa se n'intego baba bafite urumva nka demokarasi iba out of America sibyo ariko republic baramanza bo bakubaka ibintu byabo kurenza uko bajya out of rero nicyo nabivugiye ikindi ntago abakristo buriya nimvuga abakristo ni donc ndavuga igice cy'itorero ntago Imana irabura agahenge ko none ko kongeraho igihe runaka kuba Donald Trump yes okay kuhenda mu mwuka nk'izi muvoma z'abatinganyi urumva nka Donald Trump ntago yemeranya nabo ntago ajya imbizi nabo ni icyo ni ikintu sibyo burya rero umuyobozi uri w'ikirenga iyo ari ku butegetsi uri kumva ibyo nyine atemeranwa nabyo hari n'igihe n'ababikora nabo bikora rwishwa kuba bazi ko umuyobozi atagize gute wenda se wava ngo nirwihishwa cyane ko Amerika ntago ubutinganye nawe wabuca wenda icyo nemera cyo nuko wenda icyo gihe ntago byaba biri mu mirongo migari y'ibyo bashyize imbere wenda ngo usange biri kwamamazwa cyane nk'ibi byo gukuramo inda nko gukuramo inda kw'abana bakiri bato cyangwa se n'abadashaka kubyara urabizi ko Kamararis we yavugaga ati nzabishyigikira Donald Trump aravuga ati wapi iyo urebye impamvu nishimiye ni imirongo migari umwana yabuzwa n'iki kubishyigikira ariko na Trump nawe afite akazi kenshi Trump afite akazi kenshi ndi kubona mu mboni zarebye nawe ashobora no kuzamurasira ku buyobozi pe Amerika yabikoze amateka bwani ariko use muri iki kinyejana buriya byakunda ese mu kwiyamamaza ko bari bamurangije hari yakora ko atari perezida ushobora kubyumva rega ikintu donc umwana w'umuntu ntago ajya ahinduka vuba ikintu ahinduka systeme y'umwana w'umuntu birashoboka nizi ibintu byose abantu babikora keretse ubwo mission bamuhaye aba yatari kuzikora yego korega agabura nubwo ari kwivugishwa ngo azarwanya deep state no kwishobora nabyo bizamubana ingumi kuko imurusha imbaraga yavuze ko azayirwanya se cyane ngaho nagerageza ntarwane Trump ibini ni isi yacu birimo amacenga menshi rega tuyibonera ahangaha gutya tubona ari icyatsi ariko iyo ugiye inyuma dufite abandi baturage tubana nabo tutabonesha amaso yacu kwezi wambaye ijisho rya gatatu yabeshya oya reka rero twigarukire iwacu muri Afrika kwa Theodore Ngwema niba ari Theodore Ngwema ko Biang Ngwema jobone tujya gutya tubona mugabo ngo yitwa Baltasar ubu ngo yabaye legend PDD wa Guinea Equatoriale niko yabaye rwose ngo umunyabigwi umugabo ngagira gutya yisengera abagore basaga 400 kandi bose bafata amashusho none igitangaje abenshi n'abayobozi bakuru abasirikare abaminisitiri abayobozi ba polisi bashiki ba president bundi biriya bintu mu byukuri biriya bintu bundi buri umuntu buriya yabikoze ari muzima nta kibazo buriya yari afite ngiye kuvuga akantu abantu badukurikiye kuri amutipe uriya mugabo ni umugabo ufite umuryango munini umuryango n'abana n'umudamu umugore n'abana ngira ngo unavuka muri famille privilege avuka muri famille ikomeye nawe ubwo arakomeye kuko urumva umuntu wari ukuriye ikigo ANIF ni ikigo gishinzwe imikoreshereze y'imari donc arashinzwe iperereza muri icyo kigo kandi ari umuyobozi wacyo urumva ko ari umuntu ni umwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu cyane kabisa ariko yakoze amajabu ariko hari ikintu ndi kwibaza n'uyu munsi nsubize sibyo tuganire uribuka ku gihe cy'umwuzure kwa Nowa yego abana b'abantu si batsembwe bose bagashiraho yego hagasigara umuntu witwa Nowa n'abakazana be n'inyamaswa yatonyije zo kujyana mu nguge bari abana b'ibihanda nyuma ya Nowa bavuye urazuba ko bavutse ku bavandimwe se bavuye uzi impamvu nyina gitekereje nkimara gusoma inkuru y'uyu mugabo urumva
nuza Bibiliya isomye mu igitabo cy'itangiriro mu bice byaho 6 gutyo havuga ukuntu abana b'abantu babaye babi sibyo ariko noneho ngo abana b'Imana sons of God baza kuryamana n'abana b'abantu babyara ngo abitwa ibihanda bya kera sibyo abo bamarayika Imana irabahana baboheye n'ahantu bategereje kurimbuka sibyo abana babyaranye n'abana b'abantu uri kumva nibo bagiye bakora ibidasanzwe hagiye havukamo abameze nk'abagore yati sibyo ngo babaga ari barebare donc bakomeye uri kumva ariko nyeka satani yamaze kubona ko aba bana nigumya kubashyiraho muri ubwo buryo budasanzwe abana b'abantu bazajya babahiga bakanabica sibyo ihita ibihindura ibishyira mu bwonko hari ibintu abantu bakora uri kumva yego wareba nkuko warumaje ngo uriya mugabo buriya bikoze ari muzima ukabona ko hari imbaraga z'ubuhanda zirimo indani muri bo sibyo atari we wenyine wabikoze hari ikinyamakuru kimwe nahoze nsoma cyo muri Guinée Equatoriale kivuga kuri uyu mugabo n'imihango bakoreraga na bari abagore ntago bano bagore ari we wajyaga kubashaka bari abagore bajyaga kumushaka rimwe na rimwe bamwe boherejwe n'abagabo babo sibyo yego abandi uri kumva yego bagiye kumwishakira kuko nakurikiranye icyo kinyamakuru kivuga neza yuko abantu uyu mugabo yaryamanye nabo ni abantu bakomeye bayoboraga ibigo bigiye bitandukanye we ni abantu bakomeye sibyo ni abantu bakomeye cyane ni n'abagore b'abantu bakomeye cyane uri kumva noneho reka mbwire n'abantu badukurikiye izi video nabonye batangiye kuzohereza ku ma website okay nangiye kuyivuga bahita bajya kurishaka uri kumva izi video abantu bazitondere sibyo uti barazitondera gute yego zira video bazikoraga nubwo bamusanganya ama CD ama laptop arimo ayo bazikuye muri laptop na telefone uri kumva abazikoranaga nawe bari abagore bazikoranaga nawe bamwe babonye batangiye kwiyahura bazikoraga babizi ko hariho amashusho yababaga babizi noneho narebye nka video amafoto nabonye ubona ko n'abagore babaga bari kureba muri kamera muri video nabonye ngiye video nk'eshatu uri kumva uburyo babikoramo babikoraga bafite bari gukora imihango donc bari kuvuga amagambo yo gutongera uwo mugabo wari uri kuvuga kuri icyo kinyamakuru yavuze ngo abantu bo muri West sibyo donc mu byitondere uri kumva mwitondere izo video bari kugenda bazohereza kuko zirimo umutego ukomeye w'umwanzi uri kumva muri zira video kubera donc uburyo uri kugumya uyireba urabona mu isi y'umwuka habaye icyo bita ama reflexion uri kumva rona nka kuno ufata indorerwamo ukayishyiraho urumuri kongera ukakugarukira yego mu isi y'umwuka ino mitongero ikora reflection muri mind sibyo donc bajyagayo urabona kino kirori bajyaga bakora cyangwa se nabura buryo bwo gusambana buri suforme ko mwakora kwa PDD sibyo yego ariko mu isi abenshi izi house party wumva bajya bavuga bakora zarwihishwa nuko ziba zitakagiye hanze akeshi nibyo bakoreramo iki rero ari imihango baba bari kwiyasosiya nayo uri kumva kugira ngo kuhabwa imbaraga swate bano bagore bajyaga guhabwa imbaraga zo kugira ngo bayobore ibigo bikomeye uri kumva cyangwa se bemererwe gukorerwa hiyo migenzo noneho rero isi y'umwuka iri kubispreadinga cyangwa se iri kubyamamaza mu mbaraga zo kugira ngo donc abantu batangire banabishyikire babyakire bumve ko ari ibintu bibaho batangire bamenye ko bibaho ko utagera ahantu mu rwego runaka udafite indi mbaraga iguteruye ihagize gute ihakugejeje none se bikaba bihuriye nuko uriya mugabo ari we wabikoraga donc isi y'umwuka itoranya yarafite iyo myuka exactly itoranya umuntu uri empire donc babyita gukora empire ubwami mbega ubwami sibyo hari n'abandi bapfumu bagiye batandukanye nko muri Nigeria babayo uri kumva akenshi ukajya ugiye gushaka imbaraga uri kumva bagakora biriya mihango y'isi y'umwijima buri uriya mugabo nuko bahise basanga babipfundapfundikanya ukakanya baranabihishiranye kandi umunyamakuru wabitangaje uyu munsi sinzi baravuga ngo yaburi irengero sibyo nuko batagiye badekarara imihango myinshi yagiye ikorerwayo inside buriya hakorwaga ibindi bintu by'imihamuro kugira ngo
sinzi ikintu uri kubana uri kucyumva by'imihamuro kugira ngo wa muntu wagiye gushaka za mbaraga abashe kugira gute kuzibona. Hari igihe rero abantu baba bahagarariye ikintu runaka, twaze tuganira kuri ya deep state yo muri state no mwisi y'umwuka abamo deep state. Umuntu ashobora kuza akaba ahagarariye ikintu ari nk'ingofero yacyo, donc ari we kimurika, sibyo? Ariko umwuka ubiri inyuma yabyo, umwuka ubiri inyuma yabyo ukaba ari ufite imbaraga kurusha uwo muntu. Satani rero ahanabera mubi, ahemba n'abantu bose. Iyo ageze igihe cyo kugukoresha igihe cyawe kirangiye, cyangwa se afite indi shift ashaka gushiftinga mu bantu, ahita gushyira ku karubanda. Kuko uriya mugabo bajya kumufata ntabwo bamufatiye ziriya video, sibyo? Bamufatiye amafaranga yari yanyereje. Uvuga ngo yari afite ibindi byashinjwa, baza nk'abaje. Bagezemo barabibona. Wibaza impamvu uyu munsi amafaranga atari gutekerezwa nayo yibye, hari gutekerezwa ibi bintu. Nabonye state yasohoye kuri X ari kwandikira umugore we avuga ngo umugore mwiza ngo ndagukunda, uri kumva ngo ibi bintu ngo nago nabikora, ngo nago ari ngiye birango zira ni Photoshop. Photoshop magana nesha uri kumva ngo zira ni Photoshop, sibyo? Ariko abadamu bagiye batanga ubuhamya, n'abandi babivuze mbere bakanga kumva. Sinzi ni uri kunyumva neza. N'abandi bagiye babivuga mbere bakanga kumva. Uyu munsi bari kuvuga uko byagiye bigenda n'ikintu nuko bagiye babikora. Hari abadamu nabagiye mbona bari gutanga ubuhamya. Hari abantu badukurikiye bamenye n'akandi kantu, buriya isi y'umwijima ishobora kudekarara umuntu nkakora nka Baltasar bakamukura muri societe, sibyo? Hari igihe bahimba ko afunze cyangwa se bagahimba ko yapfuye. Uzi ko hari impfu zihimbwa z'abantu bo mu isi y'umwijima bakabuzi ngo yarapfuye kandi bamuhinduriye ubuzima bwo kujya kwiberaho. Yes. Agapfa bakamushyingura. None nyikize gukora kiri kwisi. Yes we. Gukora mask yinuza ya Robert n'igifoto cyane mukaza kugishyingura ni ibintu bigoye, n'ibirori mugatabara n'iki byose, nkahita nihindura ikindi gihugu njya kwiberamo. Nkatangira ubuzima bundi busanzwe. Ku buryo umuntu anahura nanjye narahinduye n'ibyangombwa n'iki byose yambaza, ariko Robert turamuzi. No, I don't know. Kumva nawe nzi. Si umwijimira bikora. Nta bantu ujya bumva ngo Tupac ngo nago yapfuye, si ujya bumva bakora iyo speculation. Ba Tupac, Michael Jackson. N'uyu muhungu muri Nigeria mu minsi yashize wapfuye TB Joshua, bavuga ko nawe ashobora kubisi y'umwijima yarahimbye urupfu rwe. Baragukoresha igihe cyawe cyarangira kigendera. Rero uyu mugabo yakoze amateka muri Guinea Equatoriale kabisa. Ni amateka. Sibyo. Ni amateka kabisa. Ariko izi house party misi mu bihugu byinshi zirahari, z'abantu bajya gukora imihango y'umwijima kugira ngo bagere ku bikorwa. Ariko nkurikije uko nayibonye byinshi abenshi byaberaga muri office yiwe hari. Hari ikibazo se baba bahisemo ukuntu bamuha imbaraga. Wicya icyo baba bamushakamo, uri kumva ni iriya connection y'igitambo. Donc rega bravo nuko abantu batajya basoma Bibiliya ngo bayumve. Bibiliya ivuga iki kuri Satani? Iravuga ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura. Bikora gutera ibyo bintu bitatu. Ni ibintu bikora mu buryo butatu. Kwica hicwa iki? Ikintu cya mbere kicwa urakizi ni umubiri, sibyo? Kwiba hibwa iki? Hibwa ubugingo. Yaje kwica no kwiba no kurimbura. Sorry, kwica hicwa umwuka. Donc urabona ko umuntu agizwe n'ibice bitatu, umwuka, ubugingo n'umubiri. Kwicwa rero hicwa umwuka. Umwuka wicwa gute? Urabona iyo Satani amaze kwica umwuka wawe, usigara na mindset y'ubumana ugira muri wowe, sibyo? Ku buryo ibintu ukora nk'ukumva jate ko uriya mugabo yakoze ibira bintu ari muzima, ujye ubona hari abantu bakora ibintu ukavuga ukabona ko bapfuye muri tubyita ngo gupfa muri roho, sibyo? Ukabona ko umuntu yapfuye neza cyane rwose, ibintu akora ukabona ko yapfuye muri roho, yapfuye ahagaze nare ndose ngo yakayapfuye hafi ukabyaro dukomeza agyutse none uri kumva noneho donc ukabona umuntu yapfuye muri roho, Satani aba yaramwishe, sibyo? Noneho kurimbura barimbura iki? Barimbura ubugingo, sibyo? Umubiri rero nawe biba ubugingo bakica nuza umwuka, uri kumva, bakarimbura umubiri. Umubiri wawe urimbura gute? Ni ibibano bagabo bakora. Iyo Satani abonye urwaho rwo kukurimbura no gupfurupfu rw'iteka. Urabona n'ubusanzwe uyu mubiri wacu twambaye turabizi ko ku myaka guhera kuri 70 kuzamura
ni hasi sibyo ariko satani we ntago ababajwe nuko uyu mubiri uzagenda n'umuri turabizi ko uzagenda ahubwo ikiba kimuraje ishinga n'ukurimbukana n'uwo mubiri uzagenda niyo mpamvu biriva ngo yaje kurimbura sibyo aza kwiba yiba iki rero yiba ya mindset sibyo iyo bamaze kuguhubuza mu mindset yawe mindset ibamo ikibamo umunezero ibamo ibyishimo ibamo amahoro uri kumva satani nayo arayiba iyo yibye uyu muntu atangira kumva ko ibyaha ari byo byamuha amahoro byamuha n'umunezero sibyo ntagire ubumuntu urumva umuntu ufite umuryango sibyo ariko shushanya muri mindset kugera ku rwego ubuzi ko aryamanye n'abagore barenga 400 abantu badukurikiye abantu 400 ni benshi mujye mu rusengero rwanyu musengeramo murebe mu materaniro urushaho gusanga ari mu gihe gitoya ahubwo none gusanga nta myaka byafashe nta myaka bishobora kuba byarafashe sibyo 400 n'abantu benshi 400 kandi noneho ari babayobozi bamwe bafite n'uburyo bwo kurindwa kuko nka mushiki wa perezida ntago ari umuntu woroheje umugore w'umuyobozi mukuru w'igipolisi ntago ari umuntu uri aho ngaho sibyo umugore wa ministre ntago ari umuntu uri aho ngaho uri kumva ni abantu bakomeye sibyo ariko ibyo bakoraga bagize gute babaga babizi satani rero kwiba kwica no kurimbura nicyo kintu akorera abana bantu kubahubuzamo donc buriya abantu benshi ntago bazi kugera ikirenge mu cya Kristo urumva ukuntu Yesu yavuze ngo tugere ikirenge mu cye sibyo uzi impamvu yavuze ngo tugere ikirenge mu cyacu reba nka birabigeragezo bitatu yahuye na satani bimugerageza buriya abantu benshi ntago bazi ko ari ibigeragezo byo mu buryo bw'umuntu niyo mpamvu Imana idusaba kwambara imbaraga nk'iza Kristo kumubwira ngo izategeka abamarayika bawe bagusame icyo ni ikigeragezo cyo muri mind sibyo muri logique yawe kuburi kugasongera ku rusengero hejuru ugasimbuka hasi uri kumva already ni ikigeragezo cy'imitekerereze abantu benshi ntago bazi ko satani igiye batera ibitero by'imitekerereze kandi ikigeragezo donc attaque y'imitekerereze itandukanye na attaque y'umubiri attaque y'umubiri aramubwiye ngo uzahindura ibuye umutsima urye uri kumva kiriya ni cyo kiba kijyanye n'ibyo bigeragezo by'ibiryo uzareba umuntu iyo yatangiye kubura ibiryo ukuntu atangira kuva ku mana kubura ibyo kwambara kubura amazu ziriya ni attaque z'umubiri sibyo ariko hari n'indi attaque y'ubugingo uzi ukuntu yamubwiye yaramubwiye ngo urabona bino bintu nundamya buriya ikintu kidasanzwe icyo bita kuramya kiriti ntago aba bantu ikibazo ari kujya gusambana ikibazo ni umuhango wo kujya gusambana hari video njya mbona birwa basprendinga ngo twabonye ngo video ya kana kango n'umusifuzi mwisi y'umwuka bafite ikintu asobanura hari n'igihe aba n'igitambo umuntu yatanze kugira ngo abone indi grade sinzi niba uri kunyumva neza donc ntago uzumva umugabo afite umugore sibyo ngo n'umutinganya sibyo ntago uyu mugabo kujya kugutingana uri kumva ari ibintu akunze ahubwo ni kirite ari kwinjiza muri we donc ni igitambo ari gutanga niyo mpamvu satani yabwiye Yesu ngo nundamya sibyo ndaguha iki bino bintu kuramya rero iyo umuntu agiye kuramya donc ni nko kugurisha soil ni gutanga ubutunzi bwe ubugingo none se nk'uyu mugore wiyahuye uzi icyatumye yiyahura nuko ubugingo yabonye ko yagurishije ubugingo mu busa abantu benshi batanga ubugingo hari uburyo bwo gutanga ubugingo hari abantu batanga ubugingo batabizi sibyo bakabugurisha ejo nabwiye umuntu ngo ubugingo buragurishwa n'abacuruzi babugurisha nibo bacuruzi ba mbere bakize aravuga ngo ibyo bintu ngo bikuye musomera muri Bibiliya iyo usomye ibyayishuwe ibice bya 18 ukamanuka ku murongo wa 9 n'uwa kangahe havuga ukuntu Babuloni iguye noneho ikavuga n'abacuruzi baho hepfo iravuga ngo n'abacuruzi ubugingo n'imibiri yabo hari umuntu kwanza ugurisha ubugingo bwatabizi sibyo yego arubugurisha bizi hari n'ababugurisha babihatiwe yego ni uburyo butatu sibyo umuntu akareba paralele y'icyo arabura uri kumva n'icyo agenewe agahitamo aho kugira ngo akibura akafata ubugingo bwanjye mugire gute mu bwakire aba bagabo rero bano bagabo n'abandi bose bari mu isi nuko uriya ari wisi y'umwijima iba yashyize hanze kugira ngo abantu babibone abenshi babikora mu gushaka kugira ngo baronke indonke y'ubutunzi cyangwa se n'icyubahiro kuko mu isi yo kugurisha ubugingo barebamo icyo bita ubutunzi n'icyubahiro popularity kwa kuntu niyo mpamvu wumva keshi bashinze abastari bano babahanzi n'abakinnyi umupira bajya ngo n'ikindi baba bari gushaka nicyo bita igikundiro n'icyubahiro donc mu isi yo kugurisha ubugingo bakoresha icyubahiro n'iki donc fame
no kugira igikundiro no kugira icyubahiro nibyo bagurisha. Rero aba ngaba n'aba ba Baltasar baba bikoreye aba bantu bajyaga kubiyasosiyaho benshi ngo n'abagabo babo baboherezaga. Yes, abagabo babo none hari abantu bafata imyanzuro. Hari n'uwo nabonye ari gutanga ubuhamya avuga ngo nafashe umwanzuro wo kwemera kuryamana n'uyu mugabo mu nyungu zo kurinda umuryango wanjye. Kuko ubukene twari dufite mu muryango. Yes, ariko bose ntago ariko bimeze. Ntago ari bose. Niyo mpamvu nakubwiye mu buryo butatu ko hari abatanga ubugingo bwabo batabizi, sibyo? Hari abatanga ubugingo bwabo babizi, hari n'ababihatirwa. None se mu buryo bwo kurinda ubukene ashobora kubivuga gutyo wenda kuko uriya mugabo wenda nyine hari amafaranga wenda ashobora kuba yarahaye uwo mugore. Bakubwira ko muri no nkuru ya Baltasar abenshi ari abayobozi bakomeye. Yego. None iby'ubukene byajemo bite? Urumva nyine ni bwa bwoba arega iyo Satani ari kukubwira ngo nundamya ndaguhibi. Swata barimo akazi, habarimo iyo fame twaze tuvuga habarimo icyubahiro. Nundamya ndaguhibi ngibi. Sibyo? Rega Evo naguhaye urugero rwiza nakubaje ikibazo n'abadukurikiye baze kukibazaho neza. Ari ibintu abantu benshi batasobanukiwe. Ntabwo iyi si n'ukuri iyi si yacu icyo bita le monde et la terre. Sibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. La terre nuko tuyibona ibwira bugacya izuba ibyatsi abantu nyamaswa ariko le monde ni ikintu gikomeye. Ni ikintu kirenga izimbibi z'amaso yacu kikinjira mu ijisho rya gatatu. Abantu bareba muri le monde n'abantu niyo mpamvu zumva abantu bakubwira le monde ikorera mu misozi 7 y'ubuzima. Sibyo? Niyo mpamvu zumva umuntu akubwira ngo twinjire mu isi ya football. Undi akavuga ngo twinjire mu isi y'ubuvuzi. None se reka mfate nk'urugero rwa hafi. Hari umuntu ujya kuvuza umwera nk'umwana we yaranze gukira. Cyangwa se nk'umuntu we yaranze gukira akarwara akajya kwa muganga bikanga akajya no mu basenga bikanga wenda bakamurangira bati hari abantu bamurikiwe. Sibyo? Wagerayo uyu mwana bakamukonekta mu isi y'umwuka. Sibyo? Yego. None bamara kumukonektayo bakamuhagukira ariko bakamusiga bamutambye ibitambo. Ugasanga n'urugero mu isi y'umwuka yagezeyo akaza nk'umugore akamubwira mu nzozi akamubwira ngo kugira ngo ngukize nuko wemera ukaba umugore umugabo wanjye. Sibyo? Anyway uyu muntu yavayo yemeye basinyanye mu kumuhagurutsa ubona umuntu abaye muzima. Sibyo? Ijoro ryose uko agiye kuryama wa mugore w'ijoro akagira gute akaza. Mwaramubonye yarakize ariko afite indi connection akonektanye nayo. Sibyo? Wamubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa wakora ikiganiro nk'iki wasenga Imana yabohoka uhera umunsi wo mugore niyongere kugira gute kugaruka na ya ndwara bikagira gute bikagendana. Sinzi abantu benshi iyo ndi kubaganiza isi y'umwijima cyangwa isi y'umwuka ni abantu bakwiye kuyiga cyane kurusha nuko banayitekereza. Sibyo? Gafata urugero rwa hafi. Hari nk'abantu babwirwa ngo kureka Kristo kumwizera. Sibyo? Ariko abamurekesha bakabarekesha mu isi y'umwuka ihishe. Ugasanga umuntu akubwiye ngo shyira wenda n'urugero application muri telefone yanjye yawe. Sibyo? Ngo iyi application ngo uyifite ngo uzagikurinda mu rugo rwawe. Sibyo? N'urugero ntanze. Undi akakuvuga ngo manika igiti runaka hano mu rugo rwawe. Sibyo? Ngo iki giti ngo ntabwo uzongera kurwara. Ubwo already mu isi ya connection utangiye kwizera ya application iri muri telefone. Utangiye kwizera cya giti kimanitse wawe. Utangiye kwizera ka kantu kurenza uko wizera iki bitane na cya kimasa babwiye nuza Aroni ngo acurira abisiraheli. Sinzi niba banyumvishe neza. Isi y'umwuka ibamo ibintu binini byinshi abantu batabasha kureba. Ntago ikibazo ari uriya wasambanye. Kuko dufite n'abana b'abakobwa ina i Kigali umuhoza ngumaze gusambana n'abantu bangaye. Hari uwo twari turi kuganira ndamaza nukurikije abantu maze kuryamana nabo ni bangaye. Ngo uramugabana ushaho 20. Uramugabana ushaho abantu 20. Cyangwa ko ari muri 300. 380. Ko njya numva se ko irengeje 100 usara kutarasara. Waberangwa nagahezo. Sibyo? Ariko mu isi y'umwuka uyu muntu kugira ngo agere ku rugo ryamana n'abantu 380 hari igitambo cyakoreshejwe umwuka n'ubugingo bya affect umubiri. Niyo mpamvu abizera bakwiye kumanza kumenya intambara y'umwuka. Paulo yandikiye Abefeso ibice bya 6 n'ijambo nkunda cyane iyo ndi kwigisha isi y'umwuka. Avuga ngo ntidukirana n'abafite inyama n'amaraso. Ngobwo turwana n'imyuka mibi hano mu kirere n'abatware bategeka isi y'umwijima.
sibyo n'abanyabushobozi. Iyo bavuze ibinyabushobozi abantu bumva iki? Nta umuntu wese wanyuze mu ishuri akiga aka kantu ndumva muri biology bashobora kuba barakiza bize ariko n'uyu munsi baracyakiga igice bita ngo unconscious mind na conscious mind, sibyo? Cyangwa se inconscience na conscience. Abantu batekereza ko kira gice kitwa inconscience kivuga iki? Ni igice kibaho kitikoresha, donc ni igice twebwe tudafite ubushobozi bwo kujyamo ngo turebe, ariko hari abandi bantu bapfumura iki gice, sibyo? Bakakinjiramo bakacyogoga, baba bazi. Uzabona irino jisho rya Horasuri ryo muri Illuminati ndaribona. Iri jisho bano bantu bamurikiwe nicyo baba bari kuvuga ko binjira mu kindi kirere, binjira ahandi hana abantu batinjira. No mu isi ya Bible nayo nuko Yohana yajyaga yandikira itora akavuga ngo ufite ugutwi, kuki atandikiraga abantu ngo babwiye ngo ufite amatwi? Bivuze ngo hari ugutwi kumva ibindi bintu abandi batagize gute batumva. Bifatiye kuri iyi nkuru y'umugabo Baltasar, harimo izindi mbaraga zishobora gutuma umuntu aza kugura ibifatika ariko atanze ibidafatika. Ni iki kintu aba bagore bagiye bagira gute bazira. Birageza ariko wenda uretse n'iyi nkuru ya Baltasar hari nari maze iminsi nsoma ku nkuru zijyanye n'ibi bintu, nari nzi ko n'ubundi nzanabikoraho ikiganiro. Yego. Ariko wenda bita byivangamo n'ibya Baltasar. Hari umugore wo muri Australia nari mperutse, ndumva ari muri Australia niba ntibeshye, ngurimo nayo gushaka guca agahigo ko kuryamana n'abagabo 400 ngo uyu mwaka. Ngira ngo mu mwaka ushize ngo yari yaciye ko kuryamana n'abagabo 300, ariko uyu mwaka afite yongeje ijana. Uyu mwaka arashaka guca agahigo kuryamana n'abantu 400. Ukibaza ibyo bintu biba biri normal. Ni bya bihanda kankoresha rya jambo riri biblique. Ni bya bihanda. Satani ntabwo agishaka ba bantu ngo turebe ko ribareba bafite ibi nibi, sibyo? Uzigitegereza bano bantu bakunda kwandikwa muri Guinness de Record. Baba barakoze ibintu bidasanzwe. Uri kumva? Niwo nguhaye urugero rw'icyo bita ibihanda. Nago mbise ko ari ibihanda, ariko ntanze urugero kugira ngo mve umuntu ushobora gukora ibindi bintu bidasanzwe. Abandi bantu badahita bageraho. Bandi bantu badahita bana kuri uwo mwanya. Urumva nashaka kuryamana n'abantu 400 mu mwaka ugafata iminsi y'umwaka kuri 366, harimo iminsi 40 azaryamana na babiri ku munsi. Rego ubwo bivuga ko byanga bikunze ntago iminsi yose yaryamana n'abagabo. Bivuga ngo hari umunsi atazaryamana babaye 10. Bivuga ngo ahubwo hari umunsi ashobora kuryamana n'abagabo 2 cyangwa 3. Sibyo? Urumva ni ikintu kidasanzwe. Ntabwo rero Satana kituremera bya bihanda tubona ngo bifite metero nk'izabagore yati, uri kumva? Ahubwo yafashe ubuhanda arabusimplify abushyira hehe mu bwonko. Kubwo icyatumye kubikora nasomye iyo nkuru mpita nsoma n'indi yo mu Bwongereza nayo ngo y'umugore wifuza kuryamana n'umukinnyi umwe nibura muri buri kipe iri muri Premier League. Ntabwo rero bari imbaraga zo kuba umukinnyi wo muri Premier League, ahubwo umwuka uri inyuma y'izo mbaraga zo muri Premier League. Ese reka ngo maze ikibazo, abamarayika twaze tuvuga b'ibihanda baje kuryamana n'abantu bakababenguka, si ijambo ry'Imana? Imana ikabitura kubahana no kubabohera kuzarimbukira iteka. Uri kumva? Aba bamarayika baryamanye n'abana b'abantu hari ikintu bifitemo n'abadayimoni Imana itigeze ibambura. Nk'uko umwana w'umuntu hari ikintu yifitemo Imana itigeze imwambura. Nyuma yaho acumuriye, uri kumva? Urabona nko tuvuga ntabwo dusabye uburenganzira Imana ngo se Imana tuvuge, ni ibintu biba automatique. Abamarayika rero nabo bafite ubushobozi bwo kwambara imibiri y'abantu. Sinzi ikintu rwa ni buri kucyumva neza. Kuko Bibiliya igenda itugaragariza n'abazaga gusura nk'Abisiraheli. Bibiliya yanditse, Bibiliya ivuga ko bazaga bambaye, reba nk'aba baje gusura Loti, si baje bari forume y'abagabo? Nk'abantu b'i Sodomu ngo babonye bagataba abagabo kabisa tutabariyeho. Sinzi ni buri kunyumva neza. Bari baje na Abrahamu abo yabagiye ikimasa, bari bambaye imibiri y'abantu, sibyo? Abamarayika rero n'abadayimoni bakimara kumanuka bavuye mu ijuru, ntabwo iki kintu Imana yigeze kibambura. Bafite ubushobozi bwo kwambara umubiri w'umuntu. Niyo mpamvu uzumva abantu hano mu Rwanda bango hari ahantu ngo bitanga ku mukobwa mwiza, sibyo? Dufite abadayimoni bambaye umubiri w'inyama n'amaraso, uri kumva? Ariko bo badapfa kuko twebwe dupfa.
Okay. baraba bahari bazenguruka ahantu hose kandi wowe udafite ubushobozi bwo kubareba turabakira hano tukabaha ibiganiro turi kugendana uri kumva ariko ntumenye umuntu n'irengero rye ntuwibuke dufite abadamu bagiye bakira abakozi b'abamarayika mu ngo zabo bakaza umumaro wabo warangira aba bakozi mwongere kubabona ukajya ushakisha kuki ntamubajije ahantu avuka kuki ntamubajije ahantu yari atuye umurimo we amezi 3 agishira niba ari 3 yaraje gukora umurimo yambaye inyama n'amaraso ajya kuvoma akora iyi mirimo isanzwe ukabonera gusezera n'uzi n'ahantu mujyanye uri kumva kuko umurimo we agize gute arabona ataka iri mu rugo isaba ko abamarayika urinda abana bawe kuko hari igihe uturana n'umuntu wo mu isi y'umwijima wowe ukabuzi ko ari urubyaro rw'inyenyeri ariko ari urubyaro rw'umukungugu sinzi icyo urubyaro tuzakiganira utaha sasa rero abantu benshi ntabwo babizi ko abadayimoni bambara inyama n'amaraso umuntu ashobora kwicara hari akajya hari akavuga ngo nzaryamana n'abantu 400 uri kumva wowe ukagira ngo ni umuntu physically kuko yagiye kubivuga jya nanga urugero rw'aba bakobwa tugira kuri social medias baba slays bazwi cyane muri bara abasileyizi bari au niveau mondial uzi ko abarimo baba daimon kuko akenshi njya nanga urugero muzabashaki ari ushaka ukuvuga ngo umuntu wari wahura nawe visa usije kumubona kuri social ugasanga nawe wabaza n'abanyamakuru n'abandi bantu bose ugasanga nta muntu uretse kumubona ku mafoto usije kumubona ku mafoto nta muntu n'umwe ugize gute urahura nawe kandi barahari kandi umumaro wabo akaba ari ukwangiza societe yacu uri kumva aba bana bazima b'abana b'abantu babishinga reka mbwira abantu mukishinga abantu mubona ngo nuko bari hano kuri social media ngo nubona umuntu agiye ntukajye ugendana nawe ntago ubuzi yagiye sibyo ugasanga bari none hari nabaza none nabo ari abantu bisanzwe ugasanga bari kutwereka ubuzima budasa nubwo bagize gute babayemo rero uyu muntu numva ngo umuntu ngo ngiye ukumva umuntu ngo ari gukora ngo ikintu kidasanzwe think again sibyo hari igihe umuntu ubwenge aba afite ari ubwenge buhimbana ubwashize nigeze kubabwira ko 2025 dushobora kuzakira aba daimoni bantu sibyo systeme yabo isa nkaho iri gutegurwa uri kumva ariko ikimenyetso kizabaranga reka nyibahe donc imboni z'ubwenge bwabo zizaba zisumbye imboni z'ubwenge Imana yatanze karemano bwa muntu imboni z'ubwenge bwabo zizaba zisumba imboni z'ubwenge bw'Imana hayo karemano ya muntu kwese umuntu w'inyama n'amaraso azabasha kubimenya ntago yabimenya kuko Bibiliya ntago yabimenya umunyamwuka niwe uzajya uyishurira kuko Bibiliya ivuga neza yavuga ngo ab'umwuka barondora ab'umubiri ariko ab'umubiri niwe bafite ubushobozi bwo kurondora ab'umwuka evo ntago wamenya abantu imikorere y'isi y'umwijima utambaye imbaraga z'ubumana ngo Kristo muri wowe akwishurire kuko ntiwapfa kubasobanukirwa ntago wapfa gusobanukirwa imikorere y'isi y'umwijima umwuka wera atakubaye muri wowe ubishurira impamvu uvuze ati ntago wapfa kubamenya niba abamarayika baraje bakarya nge maze iminsi iri kwiga isi y'umwijima iteye ubwoba uzi ko abantu benshi kera si bajyaga badushuka ngo Satani araboshye ngo Yesu ngo yagiye ngo kuzimu ngo aramujanjagura ngo amumena agatwe uri kumva ngo asiga muboye it's rumors ibihuha iyo usomye ijambo ry'Imana rikwereka ko Satani ataboshye n'igihe cye cyo kubohwa cye uri kumva azabohwa ryari ubundi hazabanzwa kubaho antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma Satani nawe abohwe nyuma antikristo n'abahanuzi w'ibinyoma batanga ati se nawe watikizaga amahanga uzi isi kumbi nawe uraje uri kumva ntago aboshye mubwire ko hari n'inama mu ijuru igiterana nawe akajyayo akajya mu nama uri kumva nk'iki ushobora kukibwira umuntu akateka uyu mwana noneho ko numva ari kutuyobya Bibiliya ivuga iki iravuze ngo abana b'Imana barateranye umunsi umwe uri kumva ngo bamaze guterana ngo na Satani aterana nabo nuko ikinyarwanda cyo kitwandikira kikavuga ngo abana b'Imana ariko iyo usomye izindi ndimi zivuga ngo abamarayika angels cyangwa se son of God iyo Bibiliya ivuga son of God bivuga donc ni nko kuvuga ngo abahungu b'Imana ni nk'abamarayika sibyo n'abadayimoni bita abahungu b'Imana uribuka inama yabaye mu ijuru bashaka gushuka habo uriya mwuka avuze ngo muzamureke nzamushuka muzi ngo nuwandi
uvuye ku mana ni inama yari arimo yicaye avuga ati mumume ari njye umwishukira. nose roba wenda turimo tunagana ku musozo reka tuvuga kuri ikintu cy'ubusambanyi. Kumva hari ikintu wenda twavuga ngo hari imyuka iba ikiri inyuma. Ariko reka tubihuze n'ibi bintu nabonye no muri na RIB mu bintu yahagurukiye birimo ibintu ngo byo gukangisha ibintu ng'amashusho, ibintu nk'ibi byo gukangisha. Ariko noneho ikibazo ntabwo nshaka kwibaza ku cyo RIB irimo gukora, kuko RIB iri mu kazi kayo. Ahubwo twibaza aba bantu ubundi aya mashusho bajya kuyatunga no kuyoherezanya no kuyafata bari kumwe, habaye iki? Imana igumugisha ubaje ikibazo kiza, yani igihe ntari kwibuka kubivuga. Bibiliya ivuga neza avuga ngo uwiringira umwana w'umuntu agire gute avunwe. Hari ubu bwenge buhimbano bw'abadayimoni buzarikokereza. Sureba umukobwa uri mu cyumba cye, umuhungu uri Burayi uri kugushuka ngo fata telefone yawe ngo fotora amabere, sibyo? Ngo ukora aka video uri kwikinisha, uri kumva, sibyo? Muri kurebana. Ngo muri kurebana. Please, murasoza inkuta zawe wenda nta kamera ziriho ariko akakanyagwa. Birabitse. One day bizaza kugira ngo bibone uko ugurisha ubugingo neza. Sibyo? Kandi umuntu bafite ishusho yambaye ubusa, uri kumva yubatse urugo cyangwa atarwubatse, ikintu cyose watanga kugira ngo iryo shusho ritajya hanze. Yagikora. Hari umuhungu umwe nigeze kumva ngo yishyuye miliyoni eshatu ngo adashyira hanze. N'urugero nguhaye. Ngira ngo niyo mpamvu na RIB yabigizeho kwenda ko yabonye ko bikabije. Nese se birego bakira. Umuntu araza akavuga ati noneho ngeze ubwo n'inzu ngiye kuyigurisha mu ntabara. Cyangwa se niyahure. Cyangwa niyahure. RIB ikavuga uti rero reka dutabare. Mwatabara mutatabara. Isi yarashifutinze. Ariko rero utazatinyuka kujya muri RIB. Kuko arabiswa najya muri RIB umugore bazahita bimenya. Abana be bazahita babimenya. Uyu munsi RIB hari nubwo wenda ishobora kuvuga ngo hari polisi ishinzwe kwambukiranya imipaka, uri kumva? Hari uzicara namara kubona arenze Gatuna cyangwa se Kanombe yure yageze mu kirere agati mwazibonye. Ubwo bikubitaye n'icyo bamugana ejo muri ari arantu twari turi gukora ikiganiro. Ubwo nyine bavuga umukozi w'Imana umwe wangaha akavuga ati video ze ntago nazi. Ati ndabizi RIB yahita nzirika. Atari ku munsi nambutse gutya gato. Azaba bizi ko nzahita nzikira kuri YouTube ku macano nka 20. Uwo mwanya. Sibyo? Niyo uzi buriya Bibiliya abantu batayisoma sinzi ukuntu babayeho. Bagira inama, uri kumva? Uzi ukuntu ivuga, iravuga ngo don't trust anyone. Niba udakwiriye kwiringira umwana w'umuntu. Sibyo? Yageze no kurwego kugira ngo mwumve imbaraga zo kutiringira umwana w'umuntu. Iravuga ngo avumwe. None tuve no kuri icyo ngicyo cyo kugira. Ahubwo ikibazo ni iki ngiki. Ugera ku rwego rwo kujya kuri video kugira gute? Simfe nabo wenda nibura umwe ari i Kigali undi ari i Burayi wenda nta mwanya wo kubonana bafite. Ariko se noneho nk'abari kumwe. Bari mu kazi nka biriya bya Baltasar twavugaga. Muri aho ngaho ngo muri kubikora ngo reka mwishimisha ngo munafata ifoto y'urwibutso. Come on. Byose kugira ngo bimere biti. Naho ngaho nge nashaka kuvuga. Aha rero naho harakomeye. Kandi hagenda hagongesha ibikuta benshi. Kaduhere ku bayobozi. Buriya mwisi yo kuneka, uri kumva? Iyo umuntu ibitekerezo bitamufashe, uri kumva? Amafaranga namufate. Isi itimutegera ku gitsina. Sibyo? Abantu benshi b'abayobozi benshi bafite abenshi hari igihe bagwa muri uyu mutego w'igitsina. Ubwo iyo mvuze abayobozi nta abantu bakamve ko ababo muri politiki, abapasteri bura nabo bari abayobozi. Umuntu wese ufite societe ayobora kandi azwe. Iki kintu bakibategeraho gute? Ubwo ndahereye kugira ngo nze kuza kugira ngo abantu bitonde iki cyaha cy'ubusambanyi buri hari ibyaha Imana ibuza abantu ntibumve imbaraga zabyo. Bino byaha bitanu bikatiye bivuga ngo hanze hazaba. Bino byaha ni ibyaha bibi. Ni ibyaha bisigara byatama ubugingo kurusha umubiri. Iyo bagiye nko muri mission, sibyo? Akenshi usanga abenshi bategwa igitsina gore. Uzi impamvu ibindi bihugu bibatega igitsina gore? Ugasanga wenda n'umuntu n'ambasaderi wenda wa Tanzania yagiye wenda mu rugendo rw'akazi muri South Africa. Ambasaderi yagerayo bakamutega igitsina gore. Bakagitega hariho iki? Kamera. Kugira ngo nasoza bagataha. Uratuha amabanga cyangwa nuyaduha ugera iwanya akazi ukabura.
uwo mwanya saa yita yagira gute ayatanga. Ubwo nanze urugero rwo bifatika no mu isi y'umwuka. Rero Satani nawe ukora gutyo aguhagakiye, wamara gusoza ataha uremera utumere nka Samusoni tukogosha umusatsi utumenera amabanga. Bivuze iki? Abantu uyu munsi uyu mwuka base nk'abawirinda ubusambanyi, uri kumva, kuko ushiduka waguye mu mutego, uri kumva, kuwikuramo kugira ngo uzava aho hantu bikaba intambara. Swat uwo mwaryamanye agahora gukangisha chantage, akubwira ati nzagushyira hanze, umenye ko amashusho ndayafite, umenye ko amashusho yawe nyafite, kanda akanyenyeri vuba vuba, kanda akanyenyeri, amajwi yawe ndayafite. Buriya twabikoraga wiyesura ka telefone kari ku musego ndikuyiko, we yarabanza akanakoherezaho ngo agace gato, agafata agace gato akavuga ati wabyumvishe ko nkufite. Uri kumva sibyo? Nubwo ugiye kurega ribika kurengera nk'ubuyobozi irengera umuturage, uyu nawe akazanabisiba bakamusaba kubisiba ku cyicaro cy'umwanzi bibitseyo. akuzi yarabibitse he bundi kuko mubwiye ngo asibe muri telefone, uzi yarabishyize muri laptop zingahe, uzi yaraprodinze kuri nuza konte zingahe, gusanga yarabyaaprodinze biri private. avuga ati bazanyane mageragere ntari umunsi umwe umuntu uzaza kunsura azamubwira uko azarekura inkuru. Abantu iki kintu bakitondere vuba, kuko isi ako kuki abantu tudashaka kwakira ku isi ya shifting, isi yarashifutinze noneho agatsinda iyi ball. Iyi irakoraho benshi, iyi irakoraho abantu benshi, cyane cyane abakristo. Niba uri umukobwa, ukaba uri umudamu, ukaba uri umugabo, ukaba uri umusore, bareka dusoze utanga inama. Ni naho ndi ugatinyuka ugafata telefone yawe ati ndi ku gitanda, uri kumva t-shirt wabonye ukuntu bimeze, byerekana ubwo umenye tayari uragiye yabimize. Ni nk'izi kamera zacu zareba ibiganiro byose dukora, imira biba bibitse hariya. Rero abantu inama numva natanga ntagiye mu bintu byinshi cyane, mwirinde ibi byaha uko ari bitanu, kuko ni impamvu Imana ibyanga ni ibyaha bisa nk'ibikorerwa mu mubiri no mu mwuka. Icyaha cy'ubwicanyi, iyo tuvuze ubwicanyi bukubiyemo ibintu byinshi, numva twabiganiraho bikarangira, sibyo? Ariko ntukishimire ko kuri soyiri yawe cyangwa ku bugingo bwawe buzaho umuntu wagizeho urubanza, abo wagambaniye, wowe wahemukiye mu buryo ubwo aribwo bwose. Icyo cyaha ni kibi. Donc ikibuga twanagi gusobanura igihe twandikirana abantu bazajya bashaka n'ibiganiro twakoranye, babwira ukuntu umuntu abimbwa mu bwami bw'Imana. Icyaha cyo kubeshya ukanabikora, buri iki cyaha cyo kubeshya ni icyaha kibevode. Aba bagore bamwe baba babeshya abagabo ngo bagiye muri misiyo z'akazi, akabeshya ngo ndi Dubai mu kazi kandi yagiye kwireba Baltasar. Ubwo ndi kubwira nabi wacu na abeshya umugore we cyangwa umugabo we, uri kumva ngo agiye hana cyangwa umusheri we. Icyaha cyo kubeshya ni icyaha kibi. Impamvu mbyita ibi byaha ko ari bibi, uragikora kikagumya kukurandaho. Buriya hari icyaha ukora bikabirarangiye, ariko jya utinya icyaha ukora kigumya kukurandaho, sibyo? Kubeshya, gusambana, kwica, kubimbwa, ari ikindira. Ibi bintu abantu babyirinde, ndumva ariyo nama natanga. Tugasoza ikiganiro cyacu. Yego, reka dushimire baradukurikiye. Ku muntu wifuza kuvugisha nimero za ndaspinning aho nk'ibisanzwe, abandi bajye kuri ya Da Limited. Yego, hariho filime ivuga ku muryango. Ahubwo ngiye nganiye n'umuntu mbona igitekerezo, iki gitekerezo cyo gukina abantu bari gukina filime bifotoza nzagikina, kangisha abantu ngo ndaguta hanze. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom.